Brand Deacon ni umugabo wakinnye filime ya Yesu yitwa Yesu, akaba yarakinnye porono. Nyuma yo gukina iyo filime, uyu mugabo ikaze ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero. Uyu mugabo Brand Deacon akaba yarashatse abagore babiri bakaza kubyarana n'abana, ariko byarangiye batandukanye. Uyu mugabo wakinnye filime nka Yesu byari bigoye cyane kugira ngo bamutoranye mu bandi bose, kimwe n'abandi bayisiraheli bakunze kugaragara muri iyi filime ya Yesu. Brand Deacon rero nyuma yo kuza gutoranywa akaza kuba umukinnyi w'imena cyane, yahanganye n'abantu 200 aza kubatsinda. ngo kugira ngo asome Bibiliya yose byamutwaraga igihe kinini cyane, hari amajoro yaraga ataryamye ari kugerageza kugira kumenya neza ibyo araza gukina ari no gusoma. Brand Deacon yavutse ku itariki 12 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1949. Brand Deacon Ugushyingo mu 1998 nibwo batangiye gufata amashusho y'iyi filime ya Yesu, ikaba yarakunzwe cyane ikarebwa n'abantu benshi cyane. Iyi filime ya Yesu nyuma yo kuza gukina iyi filime umusatsi we yaje kuwogoshesha kubera ko byamuteraga ikimwaro, nyuma y'uko abantu bazaga kumwita Yesu Kristo. Ntabwo biyumvishaga uburyo umuntu wakinnye filime ya Yesu yazongera gukora ibibi cyangwa se agakina filime z'indwanyi mbi cyane. Ni ibintu byagoranye cyane uyu mugabo.